Ndongeye ndabasuhuje inshuti bakunzi, hanyuma nongeye ngarutse kandi ngira ngo tuganire cyangwa se turebere hamwe uburyo ki irembo rikora cyangwa uko warikoresha. Ni nyuma y'uko twari twabonye mu kiganiro kibanza uko wafungura konti kugira ngo ubashe kudekarara cyangwa se ngo ubashe kwisabira ibyangombwa. Wowe ahari wumvise iki kiganiro ariko utarumvise icya mbere, ndagusaba ko ubanze ujye ku cya mbere kugira ngo ubashe kugendana natwe udatezwe cyangwa se hari ibyo utamenye. Ibi ngibi kandi kugira ngo ujye ubona ikiganiro cyacu ko tugishyizeho, biragusaba gukora subscribe ndetse ukore like, unakore share kugira ngo ukomeze kubaka igihugu, turushaho gukomeza gutera imbere nk'uko leta idahwema kubidushishikariza kugira ngo twe gutakaza umwanya mu bidafite umumaro cyangwa se mu bitakabaye biwutwara. Twari dusoreje kuba wamenya gufungura konti, twari twayifunguye yarangiye, hanyuma ubu tugiye kuba twamenya cyangwa twarebera hamwe uburyo irembo rikora n'uko warikoresha. Mu gusoza kw'ikiganiro cya mbere twari twinjiyemo ndetse tubasha kubona kuri serivice zose ubu ngubu zisigaye ziri ku rubuga irembo. Urubuga irembo tubasha kuhasanga serivisi nyinshi zitandukanye, harimo serivisi z'umuryango. Iyo tuvuze serivisi z'umuryango, ubwo ni ibyemezo bitandukanye biri mu cyiciro cy'umuryango. Dusangamo serivisi z'amavuko, izishyingirwa, dusangamo serivisi zihabwa uwitabye Imana, inyandiko yo kubera umubyeyi umwana utabyaye, harimo ibintu byinshi. Kandi dusangamo serivisi z'irangamimerere, aho ushobora gukosorerwa irangamuntu yawe mu gihe yaje ifite amakosa, ushobora gusaba indangamuntu, ushobora kwiyandikisha mu gitabo cyandikwamo abaturage, birashoboka bibaho nabyo, ushobora gusimbuza indangamuntu yatakaye, ushobora kuhabonera icyemezo gisimbura indangamuntu mu gihe utegereza kubona indi, ushobora kandi kuhabonera icyemezo cy'umwirondoro wuzuye, ushobora kubona icyemezo kikwemerera guhindura izina, ushobora kubona kandi icyemezo cy'ubwenegihugu, icyemezo cy'ubutane n'icyemezo cy'uko uriho. Kandi nanone tuhasanga serivisi ya immigration and immigration. Ubwo kubivuga gutya ni serivisi zose ushobora gusaba zikwemerera kuba, gutura, kuva cyangwa kujya mu gihugu runaka. Harimo serivisi zitagira navuga ko ziri mu ndimi z'amahanga, ariko hakaba n'ibigaragara nyine biri mu byabashije kubonerwa ikinyarwanda. Ushobora kwishyurira ibihano. Iyo bavuze ibihano ni ku banyamahanga cyane cyane, nko kuba wenda afite
pasiporo cyangwa se afite visa yo kuba ari mu gihugu ariko igihe runaka yahawe kikaza kurangira atarashaka indi cyangwa atarasubirayo. Ushobora kwiyandikisha usaba ubwenegihugu, urwandiko rw'inzira rwa CPGR, harimo impushya, harimo indangamuntu y'umunyamahanga, niho ashobora kuyakira, harimo icyangombwa cy'inzira cy'umunyamahanga, harimo gusaba pasiporo mu buryo bw'ikoranabuhanga, iyi ni pasiporo nshya isigaye ikoreshwa cyangwa se itangwa n'igihugu cyacu ya East Africa, harimo urwandiko rw'inzira, ubwo nibyo bita laissez-passer, harimo no gusaba visa. Kandi hano tunahasanga serivisi z'ubutaka, aho dusanga kwandikisha ubutaka butabaruye, kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, gushyira umukono wa noteri ku masezerano y'inguzanyo, guhindura imikoreshereze y'ubutaka, gukosora amakuru mu gitabo cy'inyandiko z'ubutaka, gusimbuza inyandiko z'ubutaka, ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka, guhuza ubutaka, kugabanya ubutaka. Ibi byose tuzabicamo, noneho buri kintu cyose tugenda tukidekarara kugira ngo musobanukirwe neza uko mwakwaka serivisi. Tuhasanga kandi serivisi za polisi, harimo guhabwa kopi y'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, harimo kwishyura contravention, gusimbuza cyangwa guhinduza uruhushya rwa burundu, gusuzumisha ibinyabiziga, amanota y'ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, kongera igihe cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, guhabwa uruhushya watsindiye, kwinjira cyangwa se kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Aha nanone tuhasanga serivisi za noteri. Serivisi za noteri harimo icyo bita publish in the official gazette, harimo subscribe for the official gazette, purchase for an official gazette, hakabamo na serivisi zose za noteri. Aha tuhasanga kandi health cyangwa se ubuzima, harimo serivisi z'ubuzima ziri ku irembo, harimo nko kwipimisha COVID-19, harimo urukingo rwa yellow fever. Uru ni urukingo umuntu wese ugiye hanze y'igihugu aba agomba kubanza gufata. Kandi aha tunahasanga serivisi yo kwishyura mitiweli, ubwisungane mu kwivuza. Hanyuma kandi hiyongeremo ni serivisi nshya yitwa imitegekere, haba harimo kwandikisha umuryango utari uwa leta, gusaba ubuzima gatozi bw'umuryango utari uwa leta, no kwiyandikisha ndetse no guhabwa ubuzima gatozi ku miryango ishingiye ku myemerere. Hano turahasanga kandi uburezi. Mu burezi ho tuhasanga gusaba icyemezo giha agaciro impamyabumenyi zatangiwe mu mahanga, ubwo nicyo bita equivalence, ndetse n'icyemezo giha agaciro impamyabumenyi zatangiwe mu mahanga ariko icyiciro rusange. Hano kandi tuhasanga serivisi z'ingoro ndangamurage z'u Rwanda, ubwo ni ugufata gahunda yo gusura cyangwa guhindura gahunda yo gusura. Bishobora kuba ku munyarwanda cyangwa umunyamahanga. Tunahasanga kandi icyo twita ubwikorezi cyangwa transport. Muri transport haba harimo uruhushya rwo gutwara abantu cyangwa se uburenganzira bwo gutwara abantu. Ushobora kuba ndi kubivuga gutyo kumva ntubyumva, ariko buri kantu kose nitukageraho cyangwa tukavugaho uzajya usobanukirwa neza icyo kamaze, serivisi ari iyihe, n'uburyo ki ushobora kuyisaba. Hanyuma kandi hano hazamo serivisi y'icyemezo cy'ubushinjacyaha, aricyo bita ngo ni icyemezo cyerekana ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko. Hanyuma habisozwa na serivisi yitwa media, habamo kwemerera itangazamakuru cyangwa se ibitangazamakuru byo mu mahanga gukorera mu Rwanda. Ndumva ari ibi ngibi. Izi nizo serivisi dusanga ku rubuga irembo. Ubwo izindi zose muzajya mwumva zitari izi ngizi, muzamenye ko atari hano zibarizwa. Leta ifite uburyo bwinshi yashyizeho bwo kugenda cyangwa kujya yorohereza abaturarwanda bose kubona serivisi bashaka, uburyo buri online, bitabasabye gusiragira bajya ku biro cyangwa se batega bitari ngombwa.
hari nk'urubuga rukunda gukoreshwa rwa Rwanda Revenue, rwifashishwa cyane cyane ku bigendanye n'imisoro n'andi mahoro cyangwa se andi mafaranga agenda yishyurwa ibyangombwa bitandukanye. Hari kandi n'urubuga rwitwa RDB, narwo rukoreshwa mu gusaba ibyangombwa byinshi bitandukanye, umuntu akabishakira cyangwa se akabibonera online. Hari kandi n'urundi rubuga bita ICMS, narwo hari serivice leta itangiraho, fasha abantu kudasiragira bafata ingendo zitari ngombwa, mbese ntako leta itagira ngo itworohereze. Nahawe gukurikirana izi video ukabasha kumenya amakuru y'uko wakwishakira ibyangombwa udatakaje umwanya n'amafaranga, ndetse kandi wowe uvuga ko udafite icyo gukora cyangwa se ukaba ugifite ariko ukeneye kongera service, ndabizi mwagiye mungeraho muri benshi munsaba cyangwa se musaba ko habaho uburyo bwo gukora ibi biganiro kugira ngo abatazi uburyo wasaba bene ibi byangombwa babimenye. Soreje ahangaha, ariko mbibutsa gukora subscribe, like ndetse na share, mubigeza ku bantu batandukanye kugira ngo tubashe kugendana n'iterambere u Rwanda rwacu rwifuriza abaturarwanda. Hanyuma ufite igitekerezo, ufite inama cyangwa ufite icyo wabaza, ushobora no kuba wifuza cyangwa se wadusaba ku ikiganiro twakurikizaho. Ibyo byose muraza kujya kuri comment y'iyi channel, kandi twizeye neza ko rwose tutazahwema kubafasha no kubasubiza ibyifuzo byanyu. Murakoze, mugire ibihe byiza, naho ubutaha dutangira kwiga uko twadekarara serivisi z'umuryango. Hanyuma kandi ushobora kwifuza ko dukomeza kujya dutambutsa ibiganiro mu Kinyarwanda, mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa. Ibyo nabyo mubyifuje twabikora, nuko icyo twifuza cyane ari uko ubu buryo bumenyekana mu Banyarwanda, bityo tugahitamo gukoresha Ikinyarwanda. Ariko burya n'Icyongereza birashoboka, n'Igifaransa birashoboka. Murakoze cyane, mugubwe neza.